bimeze biti ko mpamagaye nijoro cyane David kana kuntu bimeze mbabare nyine ko nkwamagaye byije usenda kumenyesha ko iri ryo joro rya nyuma nsigaje ahangaha ndagiye habaye iki se joro rya nyuma rapfura naba no gupfa nkahunga imiriho y'iyesi bamaye transfer nyine ugiye gusanza nongeye gukorera ugiye gusanza kujya musanze pe none se umupango wacu urapfuye pe nganyumvira iki tukabaje n'imipango yacu nta nubwo baje ko ngiye muri buriya buvumo mu butitano ushobora kugirira n'ikibazo cy'ubuzima bwanjye ariko ntabwo ubyitayeho ngo witaye ngo imipango yacu ako ntabwo bizi dufite gahunda kutambwira icyo ushaka ese kuva ryari ukorera kuva igihe ubiboneye hari icyo bigutwaye weho cyangwa ubona uri manager ukagira ngo uri boss hano mbwira icyo ushaka shandi nibereye mu byanjye mbwira icyo ushaka ese uzarekera ryari ndikerekeye cyangwa se ufitiye gahunda y'iki yo gukora urana uri gukora uzi ibyo ndi kuvugaho nese ibiki ese nyuma yo kohereza undi mwana Musanze kubizi ko dufite abakozi bakeya wangize ukaza kwicarira hano ubona rero ugende gutari gukorera wowe ibyo birakureba ahubwo nawe ushobora kubyuka ugenda namweje se ngiyewe ninjye wohereza abakozi cyangwa ufite hari ibyo mupangasha ibyo ngibyo wibagiye Keve gucitse uri he utayimubwiye ninjye uje kwifatira ahangaha ntabwo nabwo natse ko ndugusanga ya ngiye cyangenzaga nje kwisinyishiriza raporo y'umunsi sana njye ntabwo big isinyanye ifite kuseka wow nzaro nsinyiraho ngagenda ubwo nibwo ufite undi muntu uri gusinyira nawe uri kumarira umwanya nasakire ko wenda urupapuro gusezerera ku kazi nibwo ngiye nshobora kugukansinyira dusezerera weho ariko kuko nawe rega mbona ntazi ibyo urwaye aho kundi baguhemba ngahe uzi ko wa mushara wanjye waguhemba ukwezi kose waguhemba gusa wagutunga nisa ntabwo turi ku kibazo cy'amafaranga duhembwa nawe tukaba dufitanye ntazi hanyuma gahunda twe dufitanye yirutishije ubuzima bwanjye ese ubundi byagenze se kuki nta nimuhugira byagenze bite ntabwo ntumbagiwe murambwira ngo Musanze ariko ntabwo ndi kumva uko bimeze rirashyana nyuma yo kuntwara umukunzi rero ntanyirukanishije muzika ari uko nyirukanisha azi umuntu uvuga ngo ishyano n'indi shyano uvuga erega uriya mukobwa nuko utamuzi nawe wakabaye mwita ishyano usura none binangoreye ari byiza ibi ni byo kwishimirwa umunsi ni ukwiruka arakwirukanye uriya konzi ko akora mukorana akwirukana dukorana dukorana arankoresha kuko yaba dukorana ntabwo yakabaye angejeje ahangaha aragukoresha utese ese icyo tumubona ko ari umugore wa bosi njyewe nzabikubwira ryari cyangwa uzabyemera ryari dufitanye umupangu urabizi wo kuzaba ukora uko ushoboye ukabona umuntu ukunda nanjye nkakora uko nshoboye nkabona umuntu nkunda so uzi ko ndamukunda urabizi none ugiye Musanze tubishoje bimeze bite ndagiye nyine niyo mpamvu naguhamagaye ngaha kugira ngo nawe uzasigare ubikoraho ubu ngubu uragiye already bamaze kumpa n'itike mu gitondo cya kare ndaba ngiye urazi ko ari brag sha ntabwo ari brag ibyo nkubwira ni ukuri kandi nubwo ngiye ndakwizeye nzi yuko hari ikintu kizima uzakora ukuntu bimeze njyewe ndi kubona ngiye kuzaba ubwo nshoboye kugira ngo mbone umuntu ntwari umugore nyine njye nibaza niba uri manager bikancanga ubundi bakugize manager bakubonye reka nkwibutse ko
nyuma yo kuba ndi manager wenda sinzi igishingira uvuga ngo ntabwo ndi mu isura yo kuba naba manager ariko ndagira ngo mwibutse ko inyuma y'akazi hano igihe maranye na Kevin ni kinini pe ntekereza ko twagiye duhura n'ibintu byinshi byari kudutanya cyangwa se no gutuma umubano wacu upfa cyangwa se kwangirika rero nagira ngo mumenyeshe ko njye ntabwo ndi hano kubera ko mfite akazi cyangwa se ko nkorera Kevin urahanga nk'umuvolontere ndabona n'umushuti ya Kevin cyangwa se Kevin twanyanye mu bintu byinshi so ntabwo ndi hano kubera amafaranga gusa nubwo nayo kwibona ari byiza ariko ndagira ngo mumenyeshe ko ngera bakiza imbere amafaranga in case you forgot so nubwo ndano gudutera n'amagambo kubera ko ngiye rwose okay ku magambo yo yandusha si ibyo ndi butinde uzi n'ikindi ma se ubayihute kira ngo nzi ko ari umungu uvuye ukivuga gutyo zana musinyire ugende reka tuganire nganira mind you ko ntajya mvugana n'abantu nka what the fuck I don't talk to niggas like you nigga wazana ngusinyira cyane ntabyo ushaka ugasohoka ukagenda byaba byiza uhinduye imico n'imyitwarire ufite okay ikindi birahagije uyu munsi gukora neza basi nibura rekeraho Mr. Advisor ntabwo bikureba uko nitwara ese basi none ugirira impuhwe impuhwe z'iki mufite ikibazo stress afite ibintu by'imyaniro hejuru yawe kuva ryari wowe umenya stress umugabo wanjye afite uramenye tukiri aho ngaho dukora iki tukiri aho ngaho mu byose uzakora mu bintu byose uzakora uzagerageza gukora uzadiringe n'iryo shyano ryawe uzirinde ko Keva azabigiramo n'ikibazo ese kuki wumva ko wowe wakemura ibibazo byawe ibyanjye bikaguma nabi ese kudatekereza ko uwo mukobwa byibura mwigeze no kuvugana mwigeze no kuba mu rukundo ariko ngiye uwo ngo ndimo kurwanira nta namondi niyenze ndabyumva ariko tugomba gufata hanyuma ubwo urumva ari ndubabaje twese turababaje nose ari wowe ndababaje cyane bivuge niyo mpamvu rero nkubwira ngo uzakora ibishoboka byose ako sinzumva Kevin hari ikibazo yagize sinzumva ababaye asara nyumva ari wowe urababaye ndababaye none se urumva twurikiye umupangu ko tugomba kubatandukanya kuko ushoboye mu kazi nabyanze se batandukanye ko nazagira ikibazo nyine David ndagiye cyo nayo nkwamagare n'icyo ngicyo ariko ubwo nyine nawe kuri phone nanjye ubwo rero uzakora ubwo nyine nzakikubwira nyine tuzatuvugana kuri phone akugerageza ushyiremo imbaraga kandi rega ni Musanze ntabwo ari kure nubwo ari habi wazajya ungeraho nta kibazo ibyo ngeraho ibyo naho bigeze kuko ubikurikirane pe kandi akwizeye ndashaka icyo gukora nanjye nk'umuntu mukuru cyane ibintu tugomba kubihereza umurongo wa nyawo cyangwa usigaye utingana ntabyo tuzi ntabwo Kevin rero kuri ibyo ngibyo bikora ndashaka kuzana ibyo uzana ubwo guma wivugana n'undi hano kuri WhatsApp bari kunyereza utuntu twiza nibutsa ko na TikTok imara irungu wenda kubona ntazi ibyo urimo gira vuba vuba rwose hano hari utuntu mba ngomba kureba ukora na challenge oui Kevin nta kibazo ahubwo narinje kukureba ngo unerere kashe kuri raporo y'icyumweru ariko nari nsanzwe udahari nyine
agomeka vuba. Cambarera. Bakubwira iki? Baba gusubije mu ki? Nyuma yo kurangiza gutanga raporo. Ariko ugiye no kwiterera se? Ndabona wewe ushobora kubyuka nawe ugenda. Ikindi reka nkubwire kandi kantu. Ariko ya. Wagenda? Gusa inama imwe. Maybe days will tell you. Amatwi yanjye arafunze. Ibi bikombe bicaye imbere. Umwana yivunikiye hano amwe hejuru hasi. Kumvira kuntera icyugasi. Nako gashobora kubyuka kagenda. Ujana no kusa neza. Ubundi se nasagana ko nagasuzuguro ugira agasuzuguro gasumba kureshya. No, ujana ukuvuze nabi ariko ndabona usa neza kuruta uko wari umeze mu minsi yashize. Nari meze nese nyabo. Ntabwo wari umeze nabi ariko umunsi nyine urasa neza cyane kuruta ejo hashize. Hawundi nkawe ugira ubwenge. Barakuroze cyangwa? Ese tuzaguma duhangana ku meza ryawe. Mana akoreka nkubwire. Mwaka wawe iki gitondo simushaka. Utantera n'umwaka wawe nubyukiye. Sinzi ubundi umusanzwe umvugisha ngiye mu gitondo. Ese gusuzuma dukorana ni ikibazo. Kuba mvuze usanzwe nsuhuza se weho. Ese kuvuga ko usa neza. Ubundi ko watambika ibyo birenge watambika bikomeza bitambika ugiyuke. Okay, waramutse ute se basi. We urabona ngiye naramutse neza. Nkuko ubibona naramutse neza. Nibyo wari kunsubiza kare kose. Ngaho tambika amaguru yawe ugenda. Hawundi Nge cyaze wa muhungu usa nk'imbobo pe. Usa nk'imbobo. Ubundi wanyu ni hehe? Mbwirwa uva hehe? Ku buryo usa nk'imbobo. Niba warabonye amafaranga ugasa gutya, mbwira utarabona amafaranga ukuntu wari umeze. Kuko ntabwo bisanzwe umuntu ego nawe nguri manager. Ese ufite gahunda? Cyaze reka ngenda aho wantera n'umwakuweho w'iki gitondo reka nigendere. Ntabwo ibyaye nabyishinga ariko gato mbere yuko ngenda. Ngiye nkubwire ngo ugenze makeya. Nutagenza makeya rimwe ushobora kuzasanga wabaye umuseriveri aha ngaha cyangwa nawe wagiye. Kanigendere mwakwawe iki gitondo sinawukira ariko mbere yuko ngenda. Ngiye nkubwire nutitonda uzashiduka wabaye umuseriveri aha ngaha cyangwa nawe wagiye. Ubyumve kandi ubyiteho. Umugoroba mwiza kuri mwese muri hano, mukomeze kuryoherwa. Bangita Jano David waraje kubataramira kuri umugoroba, mukomeze muryoherwa. Ngiye gucuranga indirimbo bita Naguturaga inanga nziza ya Nkurunziza François. Turyoherwe. Naguturaga inanga nziza
nagukundaga mu gitaramo kirya gihe cyanze gushira umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa ijambo nari kukubwira rimereye imvi muri y'imbyino n'urwibutso rutazashira umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa amajwi meza y'inanga n'amagambo aturutse ibwonko ntibigutahe ku mutima umutima ugukunda iteka ndakwibuka ahubwo itahe ryo n'ubusa bavuga yuko abiza babyiruka mu myaka yose nyamara wowe hogoza n'ubu nabura gahinyuka bituma nkurata nyamibwa igikundiro bituma nkurata nyamibwa igikundiro wakunze ukuzi neza wenda ibyiza bihabye cyane ukoma tanya ingabire zigukundisha isi n'ijuru bituma nkurata nyamibwa igikundiro bituma nkurata nyamibwa igikundiro nagusanze mu birori maze mbona userutse neza genda utwambitse umunega maze ubwuzu bukadusanga bituma nkurata nyamibwa igikundiro bituma nkurata nyamibwa igikundiro mwakoze cyane reka bacurangira akaririmbo Tereza mwana nkunda adisiwe Tereza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza Tereza mwana nkunda adisiwe Tereza mwana nkunda utuye ikibaya cyiza harimo udusimba twinshi harimo utunyoni twiza turirimba mu gitondo harimo udusimba twinshi
harimo utunyoni twiza turirimba mu gitondo. Oh, 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 mama we. Iyo nazaga iwanyu uje njyewe nzanywe no kugusura wamfataga neza cyane. Iyo nazaga iwanyu uje njyewe nzanywe no kugusura wamfataga neza cyane. Wanzimaniraga neza ukanganiriza cyane nk'ubashaka kuhaguma. Wanzimaniraga neza ukanganiriza cyane nk'ubashaka kuhaguma. Oh, 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 mama we. Mutima utatu bwiza njyewe wamoye iki mu bintu rwose mbwira nikosore. Mutima utatu bwiza njyewe wamoye iki mu bintu rwose mbwira nikosore. Wemereye uko ngukunda niyemereye uko ngukunda Imana niyo ibizi ni wowe. Ariko turasaba indirimbo musaba ni ihe? Okay. Yande? Munda. Ya Christopher. Hari umunsi uzagera nkafata icyemezo nkapfukama navuga amagambo akomeye y'urukundo amvuye ku mutima. Wa munsi nugera nshaka akaba ari wowe nzapfukama imbere nshaka akaba ari wowe maze nkwambika impeta. Hari impamvu ituma imizi isigaye ubuzima bwanjye numva twamarana n'uburuza mu buzima bwanjye nzagerana bigeragera. Hari umunsi uzagera mwese murapfukama navuga amagambo akomeye y'urukundo amvuye ku mutima. Wa munsi nugera nshaka akaba ari wo nzapfukama imbere nshaka akaba ari wo maze nkwambika impeta. Murakoze cyane, murakoze cyane, murakoze cyane. Amasaha y'umugoroba narageze tuzasubira bura ku yindi weekend buri. Murakoze cyane. Nangiye kubagiza akaririmbo kamwe tugakoma amashyi buri nkahita ngenda. Okay. Oya mami horere none, oya mami horere none, ngagasaza gashira amanga kasanze inkumi iryamye icyo byo kunyoza ibirenge. Turakozwa na Nyabarongo, hayiwe Nyabarongo umugezi utemba. Oya mami horere none,
oya mami horere none oya mami horere none se umuntu yaruse byose nta muntu arabihebuza niyo mwaba mutahuye murahuruka mwibwira ayiwe n'uruhanga rwuje urukundo oya mami horere none oya mami horere none oya mami horere none oya mami horere none nyina wundi burya si umuntu ryaragatsindwa uraceceka ngo urigunze waseka ngo uramuryarya agukwiza muri rubanda hayiwe ng'igihungu cy'icyomanzi ayiye hoya mami horere none hoya mami horere none hoya mami horere none hoya mami horere none igikobwa cy'icyomanzi kimwe kitagira iwabo cyabonye ubukwe butashye maze kihina mu ndaro yo mu gikari kiti wacu barantuye ayiwe n'ibyahe biragataka hoya mami horere none hoya mami horere none hoya mami horere none hoya mami horere none murakoze cyane naho ubutaha Imana ibaho umugisha tuzataramana kwindi weekend murakoze cyane komanda yazi kuririmba pe iyo arabizi kabisa n'anezerewe cyane kabe n'anezerewe ndako wowe izindi zose ngo nazoze zirani ariko ndaza kugushakira harya umuntu yabona igitabo kirimo oya nzamushakira selection irimo izi ndirimbo za Kinyarwanda azimenye sibyo nukura zimenye naho ngopfa ngo mu nda ngo nese kariyo generation yuragira ngo amenye izitari muri generation oya basi jya wumva turirimbo twiza nyine tumeze neza ahubwo se buriya kandi ubuzi no kubyina bizirana izo ndirimbo urabizi bebe aho byo kumubaza uretse uramaze tunageze mu rugo byakazi bavugaga uri seriye cyane ariko tumuha akazi nta kibazo ageze asusurutsa abantu cyo nkunda wita kuri business yawe pe uramunarimba neza ahubwo abakiriya bariyongera ni itegeko ndaza kumubwira wowe uramuzi nta kundi kumumenya kudasanzwe sakira hasi hafi ndamusaba nimero nta kibazo ndabwira na manager ariko bavugana manager su yagira manager igihe atamubona ariko bura abakobwa biroroha guhita bahuza n'umuntu nta kibazo kari hariya ushaka kumunyuraho ukamubwira akajya nimero tukazanamuvugisha nta kibazo shamaze no kugenda ndumva tunataye ndabona niyo mwana arimo abyiringira amaso sibyo ngira ngo afite ibitotsi dutaye yari yihanganye kandi ejo azajya ku ishuri nayo nanabyibagiwe twataha sibyo tugende pe ako nishimiye baye dawe nishimiye urabikwiye You're my everything, my guiding light. In your arms everything feels so right. Every breath I take, every step I move, I'm so in love with you. With every beat of my heart,